Haleluya. Reka tubanze dusenge Imana kuko ariyo mugenga wa byose. Nyakubahwa Mana nkuru, Yesu mwiza kandi murengezi mwiza, turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza cyane, umwanya wo gutambutsa ubutumwa waduhaye. Reka dusengera abantu bose bazabwumva, abari hirya n'abari hino, kugira ngo buzahindure imibereho yabo, buzahindure ubuzima bwabo, kandi izabe inzira iboneye yo kubageza ku bugingo bw'iteka, kuko aricyo cya mbere cy'ingenzi bugamije. Umana twe muri uyu mwanya wose, byose bigushaka no kwishima mu izina rya Kristo umwami wacu. Amen. Haleluya. Amazina nitwa Pastor Minani Frodowari, ndi umukozi w'Imana, nkaba ndi umupasiteri mu itorero rya Pentecote ADPR muri paruwasi ya Masaka mu mudugudu wa Horera. Ubu ngubu niho mbarizwa. Mfite ubutumwa Imana yampaye nifuza kubagezaho, buri mu bice bibiri. Ubutumwa bwa mbere nabuhawe kera muri 2000, ariko na n'uyu Imana iracyanyishyuza gukomeza kubuvuga. Ahubwo ni ubutumwa bwo bureba abantu bose bishoboka, b'indimi zose, amahanga yose, kuko ari ubutumwa bw'abifuza kuzabona ubugingo. Hakaba n'ubutumwa bwa kabiri nahawe muri 2018, bureba by'umwihariko igihugu cyacu. Ubwo bukaba ari ubutumwa bureba cyane cyane Abanyarwanda, abakunda Imana, abumva bashaka Imana, kandi bumva ikibazo cyose bagira cyakemurwa n'Imana ubwayo. Abo nabo Imana yampaye ubutumwa bwabo muri 2018. Ndagira ngo ariko mbere yuko mbagezaho ubutumwa, mbanze ndibwire, nubwo ntagamije kuba njye menyekana, ariko byibuze tubanze tumenyane ku buryo burambuye, bitari ukuvuga amazina gusa. Bivuga ngo ngiye kubaho ubuhamya ngiye gutanga ni ubuhamya bushingiye ku muhamagaro, ntabwo ari ubuhamya bw'ubuzima bisanzwe ukuntu umuntu yabayeho, yize, yatunze amafaranga, yagize ibiki cyo kigenderewe, ahubwo ikigenderewe mu buhamya bw'umuhamagaro. Nakijwe muri 1997, nkizwa Imana ifashe ku ngufu. Iyo muze gufata ku ngufu, abantu benshi bahita babyibazaho, ariko ubundi gufata ku ngufu ni ugufata umuntu ukamukoresha icyo ushaka we adashaka. Impamvu ntabishakaga si uko bitari byiza, cyangwa se ahubwo nuko nari mfite ibindi ndimo. Kuko impamvu ntabishakaga, buri wese nawe ashobora kuba yarahuye nabyo, kuko buri wese yatinze gukizwa, ariko hari impamvu yabiteye. Nanjye hari impamvu yatumaga ibyo ntabishaka. Icya mbere, niteguraga kuba padiri mu muryango w'abapadiri b'abaparote, ubwo ngo nari ngiye kwiga muri seminari nkuru. Ibyo bituma numvaga nta mpamvu yo kuba umurokore, nta mpamvu yo kwakira agakiza, nta mpamvu, numvaga ibyo bihagije. Ikindi byumvikana uko ntari nzi agakiza n'icyo kavuze n'agaciro kako. Niyo mpamvu ngo Imana yafashe ku ngufu, kuko ibyo numvagamo nanjye, ibyo numvaga ngiyemo nanjye, numvaga ari ibintu bitunganye kandi bimeze neza cyane. Hanyuma Imana rero imfata ku ngufu mu buryo bw'iyerekwa ridasanzwe. Yanyeretse iyerekwa ry'urusengero, rwari rusakaye ku buryo bwa mugongo, imiryango iri mu mitwe ibiri, harimo imiryango ibiri irwinjiramo, ariko mo hagati rugabanijemo kabiri, rurimo urukuta ruva inyuma rugafunga no ku ruhimbi. Bivuga ngo buri muryango wari ufite igice cyawo. Mo imbere zari nk'insengero ebyiri zitandukanye, ariko uzireba ziri mu nzu imwe kandi zisakaye ku gisenge kimwe. Nari mu gice kimwe cy'urwo rusengero, nabonaga turi mu misa ntagatifu, ndetse nabonaga nicaye imbere aho negereye, aho ndeba abapadiri imbere yanjye. Narebaga imbere aho abapadiri bari, mbona umuntu aturuka inyuma, nkebutse inyuma, umuntu aturuka inyuma mu muryango munini, araza amagara iruhande. Yari umuntu udasanzwe, kuko naramubonye mbona ntasanzwe, bituma muhozaho amaso. Nabonaga ari umuntu wambaye ikanzu y'umweru, ndetse mbanza kugira ngo ni padiri, ariko nitegereje isura yari afite mbona ntisanzwe. Ni mwene kwa kuntu ushobora gucana nk'itoroshi ugakingaho ikiganza, wamara gukingaho ikiganza uko inyuma hasigara hameze, ubona uruhu ruratukura ukagira ngo mo imbere hahigiyemo umuriro. Wabonaga ariko asa umubiri wose. Ibyo byanteye amatsiko yo kumuhoza nk'ijisho. Araza nsanga aho nari nicaye, amagara iruhande, amamagara amazina yombi, arambwira ngo Minani Frodowari, haguruka aho mushaka saha, haguruka nkwereka aho ugomba kuba uri. Narahagurutse ndamukurikira, asohoke muri wa muryango,
amaze gusohoka muri uwo muryango arazenguruka yinjira mu wundi. Yari imiryango ibiri iteganye yo mu mutwe w'igisenge nyenyeshe ko zubatse. Yasohotse umuryango umwe yinjira mu wundi, nsanga igice kinini njiyemo ntawe gihure n'icyo narindimo. Ngeze muri icyo gice nabonye hadasanzwe, nabonye atari mu misa, nta shapure, nta mudari, nta kimenyetso cyo kwari mu kiliziya. Cyakora icyo nabonye hasanze abadamu n'abakobwa baho bari bambaye imyenda myiza miremire kandi bateze ibitambaro bitari nk'iby'Abayisilamu. Ntabwo ningamije kwigisha ibitambaro, ndimo ndababwira ubuhamya bw'uburyo nahamagawe. Ikigaragara cyo nuko narahageze, aratambuka aragenda yigira imbere, ndamukurikira, arangije arambwira ngo ahawe naha. Nibaza abo bantu ni bande, numvaga ntarimo kubisobanukirwa. Ni irihe dini? Nta dini nari narigeze imberamo umushyitsi, kuko numvaga idini ridakunda umubyeyi Mariya nta gaciro rifite. Byatumye nibaza ngo ni irihe dini. Cyakora ngira amahirwe nari kumwe na mukuru wanjye, twari abasore twembi twari dutahanye i Kanombe mu mujyi wa Kigali. Ndamubaza ngo ni irihe dini, mbonye abakobwa n'abadamu baho bambaye imyenda miremire myiza bakwiriye bateze n'ibitambaro. Arambwira ngo ariko abo ni abarokore, ngo ni abapantekote. Byanteye guhita amatsiko yo kumenya abapantekote ni bantu ki. Bwarakeye ubwo nabibonye ari kuwa kane, kuwa gatanu njya mu Bibare kureba abantu bita abapantekote. Nababwiye ko ubwo hari 97 abarokore b'icyo gihe bazi Bibare ya 97 98 ukuntu yari imeze. Nagezeyo koko mbona abapantekote, abantu buzura umwuka, abantu bahanura, abantu berekwa byose, mbese barigisha. Numva ndafashijwe, ariko bahamagara kwihana mu bafite isoni nk'umuntu witegura kujya muri seminari nko kuzaba padiri kandi naratanze umuhamagaro wanjye. Kumva ibyo bintu biteye isoni, bahamagara nkubika umutwe. Icyo gihe nari mfite ibaruwa yantumiraga kwiga muri Kenya muri seminari nk'iyo. Ngira isoni, ariko bakomeza guhatiriza. Ndetse umwigisha mbona ko asa naho ari njye warimo gutunga urutoki. Yarahamagaraga nkamwima amaso nkareba hasi nkubika umutwe, agakomeza agahamagara atari imbere navugiye ntiwumva, nkubika amaso. Bigeze atari ko nze nguhagurutse n'ibyo ushaka. Aha numva sijye wabwira uko biri kose. Ati reka nkubwire uriwe kugira ngo umenye uriwe, kandi nutinda ndaza nkuhagurukiriza. Ati ndavuga wowe wicaye aha ngaha ufite ibaruwa igutumira kwiga seminari nkuru muri Kenya. Nahise numva nta wundi abwira, kuko nari mbizi neza ko ibaruwa nyifite. Icyo nakoze nahise mpaguruka njya imbere ndapfukama, aransengera. Navuye aho mu Bibare ngaruka i Kanombe, mpita njya ku gice ndiga, ndabatizwa amazi menshi. Nkiva mu mazi menshi, kwa kuno umuntu aba akirwa n'amazi yo mu maso, mpita nuzura umwuka wera, mbambaye umupantekote ndarangije. Icyakurikiyeho nuko hise nishakira akazi, kuko ibyo kwiga seminari nkuru byari birangiye, nibera mwarimu w'amashuri abanza. Ikindi nakoze nuko nabonye ko umurokore mwiza ushaka kwirinda wakiriye agakiza kandi ushaka kurinda agakiza ke ari umusore ashyingirwa. Nahise nkoresha ubukwe muri 99, nuko ubuzima mbona bubaye ubwo. Nta kundi ntangira ubuzima bwa kirokore n'akazi, njya mu mirimo itandukanye y'itorero. Nabaye umuririmbyi ndetse mba na perezida wa korali ya mbere kuri paruwase. Ariko bigeze muri 2000 Imana ingarukaho, none iza kumbwira icyo yanshakagaho. Nabonye yerekwa ari indi bidasanzwe, iri speciale. Nabonye umusaraba umanuka uzunsanga uturuka mu gice cy'Iburasirazuba, ukurikijeho twari dutuye. Nabonaga ari nk'indege ijya kugwa, ariko nitegereje mbona n'umusaraba uramanuka uranyegera, uhagara nko muri metero yanjye, kube imbere yanjye muri metero. Nubika umutwe kubera umuriro rwari rwinshi cyane. Harangije havugiramo ijwi, ngira muri uwo musaraba turaganira, tugirana ikiganiro kirambuye cyane cyamaze hafi amasaha 2. Icyo kiganiro twaganiriye mu gihe cy'amasaha 2 nicyo gikubiye mu butumwa bwa mbere nahawe, ubwo nababwiye bureba abantu bose bifuza kuzabona ubugingo, ari nabwo nahawe icyo gihe muri 2000. Ikigaragara cyo nuko ubwo butumwa ni ubutumwa butarobanura umuntu uwo ari we wese, ni ubutumwa kandi bureba abantu bose. Ubwo butumwa kubuvuga byarangoye, si uko bwari bukomeye cyangwa buteye ubwoba wabwumva ugatinya, wenda ugatinya inzego runaka zabikubaza. Si ubutumwa buteye ubwoba, cyane cyane ko buvuga ibijyanye n'ubugingo. Ariko icyatumye bunanira kubuvuga ni uko iryo jwi twaganiriye mu gihe cy'amasaha 2 nkaribaza rikansubiza, rikambaza nkarisubiza. Rirangije rambwira ngo wabyumvise? Ntinabyumvise neza. Ritahaguruka ugende ubivuge, uzenguruka igihugu bivuga, ubivuge mu iteraniro ryose riteraniye gusenga n'iriteraniye kudasenga. Numva uwo muri muteye ubwoba. Iteraniro riteraniye gusenga n'iriteraniye kudasenga bivuga ngo ubwo no mu isoko, no mu muganda, no mu nama, no mu tubari, ahantu hose hateraniye abantu
numva icyo kintu kugikora biragoye kandi nkumva mfite impamvu eshatu zifatika ziri butume ibyo bintu bishobora. Impamvu ya mbere, nari mfite urugo rukiri rushyashya rutaramara n'umwaka, kuko nashyingiye mu kwa 9 kwa 1999, hanyuma ubwo hari muri 2 mu kwezi kwa 7. Ntabwo n'urugo rwari rwakamara umwaka. Numva ibyo bintu biragoye. Ese ubwo ndasiga urugo, siga umugore, ntakazi, ndi umukozi, nzerere, ese mu ruhanda ko nta n'amazi yo kunywa baguha, umugore azabona igitenge ate, azaba cyo kurya gute? Ndavuga ibyo bintu ntabwo byashoboka. Ikindi, ndi mwarimu w'amashuri abanza, mfite ishuri, abana babandi ndabasigira nde kugira ngo njye mbyuka ngenda umuhanda wose mvuga ubwo butumwa. Ikindi cyongeho cya gatatu, ibyo bintu biteye isoni ku muntu w'umujene kandi wari warize, numvaga ko nanjye nize njijutse, biteye isoni, numvaga ari ubutumwa bwagombye kuvugwa n'abasaza n'abakecuru babandi bashize amanego. Ngiye numvaga ibyo bintu bitandeba rwose, byangora cyane. Ndetse kubw'iyo mpamvu eshatu numva zirafatika, ubutumwa ndabwihorera. Numva pe sindi bizabishobora kandi ndabireka. Mu kubireka rero ngira ngo hari n'Imana yabiretse, ariko yo burya ntabwo igipfa kureka ibintu icyo yagambiriye, ntabwo igituzi itakigezeho. Ubwo yabonye mbiretse iti ubwo urugo ari rwo kangishije, reka nkwereke urwo rugo nta mwana uzavukamo. Umwaka 1, 2, 3 nta mwana, 4 nta mwana. Twisunga abaganga, twiruka nko ku baganga bose bashoboka, cyane cyane ko nari muri Rama, nari umukozi wa leta, mu maprive hose hashoboka, za CH za clinique kwa banyiri ahantu hose twarahageze hashoboka. Bakadupima, bagafata ibizami by'umudamu, bagapima n'ibyanjye, bati muri bazima, n'ukuri nta mpamvu niyi tubonye twaheraho tuvuga kuba mutabyara. Rero nimugende mwihangane buriya muzabyara. Natwe turagenda turihangana nk'abandi barokore bose. Ubundi umurokore wese bimaze gucanga ikibazo cyabaye kirekire yihesha amahoro mu ijambo rivuga ngo ntegereje isaha y'Imana. Nubwo ubutayiza ariko iryo niryo jambo rihumuriza abarokore hafi ya bose. Iryo nanjye rero niryo ryaduhumurije, turicara twihesha amahoro, Imana izabikora kuko tutumva impamvu yo gutuma tutabyara. Ariko imyaka 5, 6, 7, 8, imyaka 8 irarangira, nta ndijyamo, nta n'ubusobanuro bw'abagabo. Ubwo twari tugeze muri 2008. Noneho nagiye kubona mbona muri 2008 wa musaraba uragabiza. Ijwi rirambwira ngo naguhaye ubutumwa, wanga kubuvuga, witwaje urugo n'icyubahiro. Uhereye nonaha byombi mbikuyeho. Ariko mbere yuko riza abahanuzi bangezeho, naho muha muri 2008 mu ntangiriro zabo bangezeho mu kwezi kwa mbere, barambwira bati rero twarimo dusenga Imana ikudutuma, iratubwira ngo ukwiye gukora ubutumwa Imana yaguhaye. Ariko nabyo nabitekereza nkumva birandenze, kuko icyo gihe kuva mu ntangiriro z'umwaka nari nsigaye ndi umuyobozi ntakiri na mwarimu. Noneho nkibaza ukuntu nzata akazi n'uwo muntu w'icyubahiro ugiye kujya mu muhanda gusa kuza kubwira abahise n'abagenzi, nabyo birananira. Ariko ubwo babimbye mu kwa mbere kwa 2008, byageze mu kwezi kwa 7 kwa 2008 nyine wa musaraba uragaruka nk'uko nababwiye, urambwira ngo wampaye ubutumwa nanga kubuvuga, nitwaje urugo n'icyubahiro. Nguhereye nonaha byombi bikuweho. Nkangura madamu, ntikanguka wumve. Arakanguka. Ni wa musaraba uragarutse. Atukubwiye iki kandi? Urambwiye ngo nanze gukora ubutumwa nitwaje urugo n'icyubahiro, ngo byombi bivuye. Dutekereza icyubahiro, dusanga ubwo uko biri kose bagiye kunyirukana mu kazi, wenda n'ubukene buze, urumva icyubahiro ku mugabo kugira ngo kimuveho byo umuntu yabisobanura. Ariko twibajije ukuntu urugo ruvaho, byo biratuyobera pe. Twibaza ukuntu urugo ruvaho, twari tubanye neza, dukundanye, hahandi abantu bakeka ko umwe ari mubyara wundi. Twibaza ukuntu urwo rugo ruvaho, dusanga divorce ntizashoboka. Twibaza ukuntu urwo rugo ruvaho, biratuyobera. Dutekereje turavuga ko Imana igiye kutwica. Noneho dusanga uburyo bwiza bwo guhunga Imana no kuyihungiraho. Leta dutegura amashengesho n'isi tugiye nawe tutavuye mu cyumba ngo twinginge Imana itugirire imbabazi cyangwa se twitwarire nta kundi. Turasenga
dutangira mu gitondo twiyeza dusaba imbabazi ngo twezwe, dukora ibishoboka byose twinginga Imana dusaba imbabazi. Tuva mu gitondo tugera saa 12 z'umugoroba. Saa 12 z'umugoroba twari twateguye amasengesho y'iminsi 3, wari umunsi wa mbere. Bigeze saa 12 za nimugoroba, madamu twari kumwe ahita ajya muri koma. Ajya muri koma, nta ndwara yararwaye habe n'igicurane. Nibaza ibibaye babiranyereye, ndavuga nta buri uko biri kose uwa mbere ramutwaye, kandi ubwo namutwaye turi mu nzu twenyine gikurikiraho n'igereza, urugo ruvuye rurangiye. Nibwo buryo buri Imana ivanye urugo. Hamagara abantu b'inshuti zanjye, abagabo babiri twari inshuti, babwira ikibazo ngize, bahita bazana imodoka tumushyiramo tumujyana CHK. Araguma muri koma, ariko nyuma y'minota 30 agasa n'ugara ubwenge, agakomeza yatura. Ni ukuvuga ngo umunsi wa mbere wari ukwatura gusa n'uko twakomezaga twatura, bivuga ngo yasaga n'uwakomeje amasengesho nubwo gihe nabonaga deja ari muri koma, kuko minota 30 yarashiraga akava muri koma akatura. Noneho bikomeza bityo kugera saa 9 za nijoro. Bigeze saa 9 za nijoro arekeraho kwatura, asa naho arangije guhaguma muri koma burundu. Uracya turinda bigeza ku munsi ukurikiyeho saa 9 z'amanywa, noneho yitaba Imana saa 9 z'amanywa. Ndebe bibaye rero numva birancanze, ducyura umurambo tujyana mu rugo turashyingura. Ku munsi wa kabiri bikiriyo wa musarura garuka. Ijwi rongera bivuye muri musarura ambira ngo icyo nakoze wakibonye. Ndavuga nta kibonye. Iki nicyo gihe cyo kunkorera 100% wiyibagiwe. Ndareba nsanga nta mikino irimo, mbona Imana nta mikino ifite. Ndavuga nti ibintu birakomeye, ubu nibyo ngiye kuyikorera nta kundi. Ndeba uko nzabigenza, nsanga sinzabishobora. Nkibere y'ikirere kuri umuyobozi nsezera mu kazi, nandika gusezera mu kazi. Ndavuga nti ngiye gukorera Imana. Ndareba nabwo nsanga ubwo nsezeye mu kazi, urugo rwavuyeho, kurumva ni nyege nyine nsigaye mu rugo. Ntumbaze niba ndi umugabo cyangwa ndi umusore, urumva ko urugo rwavuyeho. Icyakurikiyeho nuko natekereje ni n'ubu butumwa sinzavuga ndi muri Kigali. Ubwo nsezeye ku kazi, nsezeye no ku mafaranga. Icyoroshye reka njye mu cyaro mbashe guhinga, ntere imyumbati, ntere insina, hari ubutaka bunini cyane. Hanyuma noneho njya kuvuga ubutumwa mu muhanda, mu masoko, nintaha mpeke nyakumbati cyangwa ndetse agatoki ntasabirije, nta n'uwo nteye ibibazo. Ko nashakaga kuba umuvuga butumwa udatera ibibazo. Ndagenda njye Bugesera, nubaka inzu yo kubamo, kuko hari amatongo kuva 94 nta muntu umwe wari yarimo. Nubaka inzu yo kubamo, ntera insina, mpinga imyumbati. Ndavuga nti rero ngiye gutangira kuvuga ubutumwa. Ariko umutima w'umuntu ushinzwe byose gushukana. Ijwi ry'umutima wanjye bwite rirambwira ngo nyamara ubuze ubwenge. Reba akazi wakoraga n'amashuri ufite yari manite yonyine, none nakukikuyeho. Nurangiza kuvuga ubutumwa uzasigara nta nuguha ko gukora. Icyoroshye rero wagenda ukabanza ukiga, ukicarana byibuze kaminuza, wazarangiza ubutumwa n'Imana yajya kukugororera ikagira ikiheraho. Ariko numva icyo gitekerezo nicyo. Ndeba ahantu nziga nkaniyishyurira, nsanga hashoboka ari Bujumbura mu Burundi, kuko amashuri yaho yaragihendutse cyane. Mfata umwanzuro, ndavuga nti ngiye Burundi, kiye kubanza nige, nindagiza kwiga nzaza ubutumwa mbuvuge, nta nkomyi nararangije kwiga nibitseho kaminuza. Ndamanuka njye Bujumbura mu Burundi, muri komine Ngagara, muri kaminuza bitaga Hope of Africa cyangwa se Espoir. Ndagiye niyandikisha muri medicine, niyemeza kwiga imyaka 7 nkazasohoka ndi muganga docteur, naragiza nkavugira Imana noneho. Ariko nayo yajya kungorora nkurangije umurimo ikagira ikiheraho, uko ni ku mutima wanjye bwite wabimbeshyaga. Ndagiye rero ngera i Bujumbura, niyandikisha mu ishuri, ntangira kwiga, njyanayo ibikoresho. Nayo naguze udukoresho, ngura computer, ngura twa imprimante, ngura appareil digital. Ni Bujumbura zari taramenyekana, bari bagikoresha za zindi zikoresha cliché, vuga ngo gufotora umuntu ukamwereka ifoto ugahita uyimuhereza aho ngaho, byari nk'igitangaza. Maze baranyoboka koko bagatora umurongo nk'abaje kwa Kamaranga-muntu. Icyakurikiyeho ni kimwe, mu mezi 6 gusa nemaze kugira miliyoni 6 z'amarundi. Mbona amafaranga yaje, mbona ubuzima buraryoshye, mbese mbona byose byahindutse. Ndiga mu ishuri biragenda, nifatira y'amafaranga nigura ivatiri yo kujya ntemberamo njya ku ishuri. Rimwe na rimwe no mu weekend nkatwara abantu b'abageni, abafite ubukwe n'abandi nkabo,
mbona ubuzima ni bwiza buraryoshye rwose ndanezerewe cyane. Ariko igitangaje ubwo buzima nubwo bwagaragaraga nk'uburyoshye ntabwo bwatinze, kuko byageze mu kwezi kwa 11 nyuma y'amezi 11 nagiye kubona mbona wa musaraba uragarutse nahibuye aho nabaga. Ijwi rirambwira ngo kunkoreje nakujana nakubwiye suku n'ubutumwa naguhaye ntiwigeze ubuvuga. Ndavuze ngo haguruka utahe ujye kuvuga ubutumwa naguhaye. Gerageza gutera Imana igipindi ngo nyigishe ndebe ko yakwihangana nkarangiza kwiga. Irangije ambwira ngo ariko ibyo wibwira si byo nibwira, n'imigambi yawe siyo yanjye. Ishyira muri ndi yerekwa inyereka imigambi yayo muri iyi minsi. Ndabireba numva ndatinye. Icyakurikiyeho ni kimwe, nuko nafashe umwanzuro wo gusezera mu ishuri, ngurisha bya bindi byose kuko nangiye bizanstress n'ubundi urumva no kubyinjiza no kubideduana ntazanabikoresha. Ngurisha ibyo mfite byose, mfata imyenda nshyira mu gikapu, ngurira bisi ndataha mu Bugesera. Ndavuga nti rero ngiye kuvuga ubutumwa na kindi. Fata Bibiliya ngiye kuvuga ubutumwa, nahubwo ndahera hehe ubu nyine. Ariko ikintu gitangaje, ntaramara iminsi 3 mvuye mu Burundi nakiriye telefone nakiriye yari ivuye mu Buhinde y'abahungu twiganye kera muri Tronkombe, bari baragiye mu Buhinde barangiriyeyo kwigayo babonayo n'akazi. Barantelefona barambaza ngo turaho meze neza, nti ndaho. Bati tugufite inkuru nziza, ntiyihe? Bati twakuboneye akazi hano mu Buhinde muri HCR. Ntekereza ukuntu mvuye i Burundi, ntekereza ko narinje kuvuga ubutumwa, ariko ntekereje amadolari HCR ihemba, mbura amahitamo neza neza. Ndavuga neka nsenga umunsi umwe wenda hari Imana iraza kunyemerera cyangwa insubize ndebe icyo yansubiza. Mfata umunsi umwe ndasenga ku manywa n'ijoro, Imana iraceceka. Icecetse mfata umwanzuro nk'imwe yose mujya mufata mwese abasenga, iyi Imana itavuze uravuga ngo amen. Iceceka yumvise ubwiranyumvise, hita nishyiramo ko ubwiyumvise kandi byemeye. Mfata passport n'akavizo mu Buhinde, nuri indege njya mu Buhinde, njya mu kazi muri HCR. Nagezeho nsanga nakazi karyoshye cyane, umva kandi gatangaje gahemba n'amafaranga menshi cyane. Nsanga barabiteguye, nsanga nibaro y'akazi yaranditswe, bahise bampereza ibaruwa ntangira akazi. Ariko ntaramara iminsi 15 mu kazi mu Buhinde, wa musaraba waragarutse naho mu Buhinde. Ijwi rirambwira ngo ariko ubundi ugira amatwi yumva cyangwa ntabwo ujya wumva. By'ukuri narebaga nk'umujura bafatiye mu cyuho, numvaga nanjye mfite isoni. Cyarambajije nanjye ndende cyane ndibaza ariko ubundi wa mugani ndumva cyangwa ntabwo numva. Icyakurikiyeho ni kimwe, byarambwiye ngo ndavuze ngo haguruka utahe ujye kuvuga ubutumwa nkuko nabuguhaye. Nafashe umwanzuro nsanga Imana nta mikino irimo. Ndavuga ngo ningumya kwihagararaho iraza nakakuka mpumeka igasubirana dore ko ari ikagenga y'amadolari ntacyo azaba kivuze. Nafashe umwanzuro nandika rusezera mu kazi, buri ndege ndataha. Ndavuga ngo ngiye kuvuga ubutumwa. Ndaza ngeze mu Rwanda ndebaho mpera ndebaho nturuka, ariko nkabona biracanganye. Erega byari bigiteye ubwoba no kujya mu muhanda kwibaza ngo ndahera he. Nicyo kibazo nahuraga nacyo. Ariko icyakurikiyeho nuko nasabye Imana ngo mbabarira mbanze niga ibyawe. Iyi Bibiliya ngiye kugendana nubwo ubutumwa nzavuga buri muri Bibiliya, na Bibiliya ngiye kugendana nubwo yose nyizi. Ninginga Imana ngo nimbabarire mbanze niga ibyawe. Nafashe narayisenze kuvuga amahirwe uranyemerera ambwira ngo nige. Hita ntangira kwiga, niga ariko online, niga kaminuza y'Abongereza yari ifite ishami muri Kenya. Tukajya tujya muri Kenya gukora examen, byose niho byatunganirizwaga, ariko amasomo yose twayigaga turi online. Kuva 2009 mu mpera zako kugeza muri 2012 nibwo narangije kaminuza ya theology mu cyiciro cya mbere lisanse. Ndangije bayi iminsi 7 ndangije tubonye diplome, wa musaraba waragarutse. Ijwi rirambwira ngo hanyuma se kandi hari urundi rwitwazo wumva usigaranye? Gira vuba rero haguruka ujye kuvuga ubutumwa nkuko nabikubwiye. Ndavuga ngo ndahagutse. Ndatangira rero mfata urugendo rujya mu ivuga butumwa, mpera mu Bugesera, ndazenguruka Bugesera, ninjira mu murenge wa Sake, no kuva mu nzenguruka akarere ka Ngoma hose. Ubwo nashatse wenda nsubiye inyuma gato, yanashatse kugenda ntekereza ukuntu nzavuga ubutumwa mu muhanda, ntekereza uko nzagenda, ntekereza aho nzacumbika, ntekereza uko nzabaho, nkabona byose biragoranye. Ndavuga nariko reka nkwereke, nari mfite moto
ndavuga nti ubutumwa ngiye kuvuga kuri moto kandi ndabukora mu minsi 7 ndaba nzengurutse igihugu cyose. Wa musaraba witugaruka kuba cyane ijwi rirambira ngo suko nakubwiye, ariko suko nakubwiye usibye na moto nta n'imodoka uzatega, ahubwo icyoroshye kurusha ibindi igurira igare uzaba ari ugendaho. Moto nayo igenda wasi urakagare mfata urugendo mpambiraho megafone ya mikoro y'abahwituzi nyine babandi bavuga inama n'imiganda, ubwo niyo nahambiriye ku igare mfata urugendo ndagenda n'igare. Uko navuze nzenguruka Bugesera, ninjira muri Ngoma, ninjira Kirehe, ndazenguruka ndazamuka Gatsibo, ndazamuka Nyagatare, ndazenguruka hose, ndagenda ngera Burera, ndamanuka Musanze, ndamanuka Gakenke na Rulindo, ngaruka i Kigali, ndazenguruka ninjira Muhanga, nzamuka Ngororero, nzamuka uturere twose tw'igihugu na buri murenge wose mukandagiramo n'igare ngo ndagaruka ngera Bugesera. Urwo rugendo narukoze mu gihe cy'amezi 7 nta munsi n'umwe nduhuka, nta munsi n'umwe nicara, umunsi wose ngenda mvuga ubutumwa. Ngeze mu Bugesera rero ngira Imana nti nukuri nagerageje, ndasenga ngira Imana ndabona ko nagerageje. Kubwo amahirwe umusaraba wagaruka, ijwi rirambwira ngo wakoze kandi wakoze neza, ariko rirambwira ngo ariko n'ubundi wongeye utangire. Numva ni ikindi kibazo, ariko rirambwira ngo noneho singutumye mu materaniro yose nkuko nakubwiye, ubu noneho ngutumye aho bateraniye gusenga izina rya Yesu. Ntangira ubundi butumwa rero, ntangira none ubutumwa mwitorero. Ubutumwa mwitorero busaba inzira zabo mu kwaka ibyangombwa no kubuvuga, ariko mu gihe nari munaka ibyangombwa rimwe na rimwe bitihuta no kuboneka, abantu badahita babyumva vuba, Imana ubwayo yicira inzira. Kuva muri 2012 mu mpera zawo, kuvuga ngo nibwo nari ndagije kuzenguruka igihugu. 2013 nayirangije abantu bantumira, nabwo n'umundi sinicaraga, amatorero ntumira, uturere, amaparuwase, nzenguruka mvuga ubutumwa mu matorero. Ndabuzenguruka n'ubundi, ariko sinageze kuri yose yo, kuko ho najyagaho bantumiye, kuko ubu aho nari nasabye kuri ntabwo bihutaga kunyakira, najyagaho bantumiye, ntabwo nabashije kuhagera hose. Ariko bigeze muri 2014 nko mu kwezi kwa 7 intambara ziba zirongeye zibaye nk'izimpagurukana ku mudugudu nari ndiho, ariko Imana irongera irigaragaza, ndatangara cyane. Ku mudugudu ubuyobozi bushyashya bwari buhari bwafashe icyemezo cyo kumpagarika. Umwarimu wari uhayoboye ati ntabwo byumvikana, umuntu w'umugabo wapfakaye imyaka ibaye 6 ntashaka kongera gushaka, arimo aririrwa azerera ngo ari mu butumwa. Ateranye inama nyobozi, yateranye ndabyibuka, ariko wa 2 uwo munsi ntabwo uzanyibagira, kuko Imana yongeye kwigaragaza bitangaje cyane. Inama nyobozi yaterana ku wa 2, indege icyo kirego cyo kuba ngo nta mugore ngira, ahubwo nirirwa nzerera mvuga ubutumwa. Noneho ifata umwanzuro ko impagaritse mu mirimo yose nakoraga, ngo nicare mbanze nigishwe nta bukirisitu bwanjye. Ariko iyo nama yabaye ku wa 2 kuri paruwasi ahita haba indi kuri uwo wa 2 nyine. Ntiyari izi byo ku mudugudu. Inama ya paruwasi yari inama nkuru ya paruwasi, yari igizwe n'abakuru b'itorero n'umushumba. Mu byemezo yagombaga kwiga kuri Minani Frodouard, nayo yo ifata umwanzuro ko Minani Frodouard imugize mwarimu kuri uwo mudugudu. Inama zabereye umunsi umwe, imwibera ku mudugudu y'abadiyakoni na mwarimu, ishyira inyuma y'itorero. Indi ibera kuri paruwasi iyobowe n'umushumba n'abakuru b'itorero, ingira mwarimu kuri uwo mudugudu. Ku wa 6 ubwo inama zabaye ku wa 2, umuyobozi w'umudugudu wungirije cyangwa se umufasha w'umudugudu yaje kundeba mu rugo, rero bahaye ubutumwa kumbwira ko bampagaritse. Araza arabimbwira, ambwira ko bampagaritse mu nshingano zose. Ntibari bampagaritse mu kirisitu kuko nta cyabari bampagarikiye, ariko bari bampagaritse mu gihe bita inshingano ryari cyose. Ariko icyantangaje kurusha ibindi nuko ku cyumweru umushumba nawe yaje guteranira iwacu, tutari tunamwiteguye, yaje adutunguye, aza guteranira iwacu. Arangije aravuga ngo abakristo musigare, iteraniro rirangira, icyo nshaka kubabwira, abakristo bose barasigara. Bamaze gusigara, arabwira ati umudugudu wanyu maze kwabo kumaze kuba muri no kugira abakristo benshi. Inama ya paruwase, inama y'abakuru b'itorero yemeje yuko tubaha undi mukozi. Ni muri urwo rwego twemeje ko mu nama Minani Frodouard nayo tumugira mwarimu kuri uyu mudugudu. Numva ndatangaye.
ntibaza ese njye bavuze cyangwa nundi, kuko nari namaze gushyikira umudugudu wanzuye, numvaga ni umudugudu watanze raporo, ahubwo ntangazwa nuko imyanzuro y'inama y'abakuru b'itorero inyuranye n'umudugudu. Ahita ampamagara ngo ninze nicara imbere, ndaza ndicara, abwira mwarimu aho ngaho ngo nta mwarimu mutoya nta mwarimu mukuru, mwembi muri abarimu. Ndatangara, ndavuga ngo nongeye kubona Imana yanga agasuzuguro, nawe wumva icyaha banshinjaga ni icyaha cy'umurimo wayo yari yanshinze. Bivuga ngo rero niyo mpamvu yarwaniye iryo shyaka. Ikigaragara cyo nabaye mwarimu hari mu kwezi kwa karindwi muri 2014 nk'uko nabibabwiye. Nyuma yaho ndetse gato cyane, nyuma y'iminsi nk'itatu, wa musara waragarutse unsanga mu rugo, ijwi rirambwira ngo ngiye guhindurirwa uburyo bwo gukora, ngo kandi hari undi muntu nzaniye wo kumfasha kurenga ikiraro cyari kuzangora kwambuka. Irangije ambwira ngo kandi uwo nkuzaniye mukuzaniye nk'umugore wawe. Irangije amunyereka myereko, ndamubona neza n'isura mbona ndayibonye rwose, inyereka naho abarizwa. Icyatangaje nabonye aho abarizwa nsanga ni mu mudugudu nari ntuyemo i Kigali, ariko akaba yarawimukiyemo, nge narawuvuyemo kuko yahaguze inzu, ngewe narahavuye naragiye i Bugesera. Ariko iyo nzu yahaguze narayirebaga myereka nkabona iyo nzu ndayizi, ndonko aho yanyeretse nari mpasobanukiwe. Icyakurikiyeho ni kimwe rero, bwarakeye nyine nyuma y'iyo minsi 2 njya kureba uwo muntu Imana yanyeretse. Narahagurutse nzi Kigali, ndaza ndangera kuri icyo gipangu rwose nitegereza, mbona niho uko nahabonye myerekwa, nkoze ku rugi ndakomanga, ariko nkoze no kuri serire mbona ntifunze, ndinjira nkomanga kuri saro. Icyantangaje ngiye kora mbona uwo nabonye myerekwa ni uje kunyingurira, anyingurira aseka nk'umuntu usanzwe azi. Ndinjira nsengera Imana, atumiza icyo kunywa, noneho ndacira impumu nyine ndamubaze se ko wankinguriye useka, hari ahantu usanzwe uzi? Kuko nabibazaga ubwo nazengurutse mu ivugabutumwa, wenda hari ahantu yambonye. Arambwira ati ni ukuri n'ubwa mbere nkubonye amaso ku maso, atari ko nakubonye mwiyerekwa. Numva ngize ubwoba n'impungenge, nibaze umuntu nje kureba mu buryo bwiyerekwa nawe akaba arambonye mwiyerekwa, none yaba yarabonye ibinyuranye n'ibyo nabonye. Ndamubaza none se wabonye iki? Araseka arambwira ngo ahubwo umbwira ikikugenza. Ndakimubwira, maze kukimubwira aratangara cyane, arambwira ati ni ukuri uko Imana yakubwiye nanjye niko yambwiye ko nawe kuzanye nakunyereka. Ubwo arambaza ati none se mu buzima busanzwe ukora iki? Ndamubwira mu buzima busanzwe rero ndi umuvugabutumwa, ngo nyine nari namaze kubona iturufu ngendana, nyamara nari ntaramara n'icyumweru ndi mwarimu, ariko numvaga ariho umurimo wo kuvuga kuko nicyo nari mfite cyo gukora. Aravuga ati uwo ni umurimo w'Imana ndabyumva. Ati ubuzima busanzwe subeshwaho n'iki? Ndavuga ngo ndi umuhinzi w'insina n'imyumbati. Ati ni byiza cyane. Nanjye ndamubaza hanyuma se wowe ukora iki? Arambwira ati nanjye ndi umudiyakoni nkaba n'umuririmbyi hano kuri Paruwasi ya Kamashasha mu mujyi wa Kigali. Ni byiza, ni mu buzima busanzwe. Ati mu buzima busanzwe ndi umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Ndikanga, numva kano kubwoba karaje, numva mbese urwo rwego rurandenze. Ariko ndangije ntihagararaho ko n'ubundi Imana yarambwiye nawe yaramubwiye, ikindi niyo yaduhuje, numva nta bwoba buhita bushira. Tuganira birambuye, dupanga gahunda y'ubukwe yose. Uwo munsi wa mbere tubonanye, dutegura gahunda y'uko ubukwe buzagenda, dusezeranaho uko nguko gahunda tuyipanze, tugenda tugiye kwishyira mu bikorwa mu kwa 12 nyine muri uwo mwaka wa 2014. Ubwo nuvuga ngo nyuma y'amezi 4 gusa, itariki 20 z'ukwezi kwa 12 twakoze mariage, turashyingiranwa itorero no muri leta hariya muri Paruwasi ya Kamashashe, niho twakoreye ubukwe. Ubwo mba ntangiye ubuzima bushya noneho bufite urugo. Kigaragara cyo nuko nakomeje kuba mwarimu, ariko mba mwarimu umwaka umwe wa 2015, mu ntangiriro za 2016 bansengera ku nshingano y'ubukuru bw'itorero, mba mbaye pasiteri. Ubwo mbese gutyo nkora umurimo w'Imana nka pasiteri, aho bantumiye nkagenda, ubundi nkakora inshingano nyine z'igipasitori ku mudugudu nagendaga nshingwa. Ariko urumva nk'umuntu w'umuyobozi by'ukuri navuga ngo ntaho atangejeje hose hagaragara nk'aho bahitse muri iki gihugu.
bivuga ngo ahantu hose ntashobora kuba nakandagira narahakandagiye, nicaranye n'abakomeye nk'uko Imana yari yabimbwiye. Kubigaragara nuko ahantu hose naratinyutse ndahagera, hose aho munzi hakomeye umuntu wese atinya muri iki gihugu hose nabashije kuhakirwa ku meza yaho. Bivuga ngo nindi ntera nari nteye. Hanyuma bigeze muri 2017 mu kwezi kwa gatandatu wa musaraba uragaruka, urambwira ngo ikiraro yagomba kunyambutsa yarakirangije, naracyambutse. Aho yagomba kugeza yarahangejeje, ni irindi shuri yarimo anyigisha, ni iyindi ntambwe yagomba yarimo nteza, ngo none uwo yari yampaye tugendana igiye kumwisubiza. Nanjye numvise binteye ikibazo, ariko ntabwo nari nkigisha impaka kuko nari namaze kumenya yuko ikora icyo ishatse mu gihe ishatse. Bivuga ngo ngewe imfata nk'igikoresho ikoresha igihe ishakiye kandi ikankoresha ibyo bishaka. Ubwo yarwaye indwara itunguranye kandi mu gihe kigufi cyane, arangije ajya mu bitaro yitaba Imana, turashyingura. Ubwo nsigara none aho ngaho, cyakora nsigara n'abana 3 namusanganye, nari naramaze no kubibaruzaho kuyandikishaho. Bivuga ngo mba nsigaranye nabo bana, none ntabwo ngiye gusigara njyenyine. Ariko ikigaragara cyo nuko nibazaga noneho ikiri bukurikira, ese ni iki gitumye ari uko bikoze, ariko yari taransobanurira uko bimeze. Hanyuma muri 2018 ngo n'ubundi hari hashize umwaka umwe yitabye Imana, nagiye kwa mwana w'umusaraba uragarutse, ijwi rirambwira ngo nigura amasengesho iminsi 3 mu cyumba cyo hejuru, hari ibindi bikomeye igiye kumenyesha kandi ikambwira uburyo bwo kubikora. Ntegura amasengesho mu cyumba cyo hejuru, ubundi ndakigira nsengeramo iminsi 3, ndasenga. Ku munsi wa 2 wa musaraba uragaruka, umpa ubundi butumwa noneho bw'umwihariko bureba u Rwanda n'Abanyarwanda, unyereka urugamba rw'abadayimoni. Ni ubutumwa burebure, nabwo ndaza kubasubiramo neza ndangije, nibwo ndibuze gusozerezaho. Ariko ubwo butumwa yarabumpaye, impa n'inshingano z'ibyo ngomba gukora. Hanyuma rero ubutumwa nabwo ariko bungora kubuvuga, ntangira kugenda nshakisha, ariko ntangira inzira nk'umupasiteri. Noneho ntabwo nari bwita mpaguruka ngo ngende, kandi bwari ubutumwa bw'umwihariko bw'abasenga, bwari ubutumwa bw'abantu bakunda gusenga bazi Imana, ntabwo bwari ubwo mu muhanda ku bantu bari bose. Bivuga ngo bwari ubutumwa noneho ngomba gusabira uburenganzira. Hanyuma ndimo nsaba uburenganzira, igihe nari ntaramara kubuhabwa, namaze kuvugana n'ururembo n'akarere, igihe batari bampa uburenganzira, nibwo twinjiye muri 2019. 2020 iragera bitarakunda neza. Hanyuma ikibazo cy'iki cyorezo cya coronavirus kiraza, bituma ubutumwa busa naho budatambutse. Hanyuma icyo nafasheho umwanzuro ni kimwe, nuko niyemeje kubutambutsa n'ubundi nk'unyuze kuri social media, ubwo butumwa mu buryo bwombi. Akaba ari cyo gikorwa ubu ngubu turimo